yarahabaye ndayibona, yarahabaye mu mirimo, yarahabaye no mu kazi kugeza uyu munsi ndacyabona Imana. Imirimo yayo n'ibitangaza ndabiririmba nzabiririmba. Inshuti za Gute TV twongeye kubasuhuza mwinga badukurikiye bari hano mu Rwanda ndetse n'inshuti zacu ziri hanze y'u Rwanda. Twabuje kubaganiriza ku muvugo, turi kumwe n'umuntu usobanukiwe n'ibyo bintu by'umuvugo. Ese reka tumubaze izina, witwa nde? Nitwa Nyirasafari Claudine. Watubwira uko iyo mivugo iteye? Ese imivugo ukoramo iki? Ibihozo n'ibisigo uvuga biteye bite? Imivugo mvuga biterwa n'insanganyamatsiko. Ubwo iyo maze kubona insanganyamatsiko nkora umuvugo cyangwa ngakora igisigo bitewe n'insanganyamatsiko. Ni byiza cyane. None watuha wenda nk'akantu kamwe ukatubwira aho wenda nk'igisigo kimwe cyiza cyakunesheje kuruta ibindi mu gihe watangiraga guhanga cyangwa mu gihe umaze muri uwo mwuga uvuga ibisigo. Mbere kuvuga ibisigo, uyu munsi mfite igisigo kijyanye n'iby'Imana, mfite n'umuvugo ujyanye n'iby'Imana. Reka mbanze mbavugira umuvugo ndahita nkurikizaho n'igisigo. Nta kibazo. Nsiganure nsingiza Imana, mvuga ibigwi n'ibirindiro byayo kuko ari nziza. Abatayizi bayimbaze mbasobanurire, babwira ubutoni n'ubutore bwayo yo kabyara. Iyo Mana yacu ni nziza, irakora ikabigaragaza, ku manywa na nijoro turayibona, ikora imirimo n'ibitangaza tugatangara. Abatayizi muri hehe ngo mbasobanurire. Iyo Mana ndayikunda, iyo Mana narayibonye, iyo Mana icakanza umwanzi yaciye akobo, iyo Mana irarinda, iyo Mana irakora ikabigaragaza. None se abakunda Imana muri hehe ngo murambure amaboko tuyisingize. Iyo Mana ni inyamaboko, ni inyamahoro, ni inyembaraga, ni inyamirimo. Abatayizi bose muri hehe ngo mbasobanurire ubutoni n'ubutore bwayo. Reka ndangurure ndirimbe mvuga Imana, mvuga ubutoni n'ubutore bwayo, mvuga imirimo yayo n'ibitangaza, mvuge amaboko yayo nabonye, mvuga imbaraga n'ibitangaza byayo, mvuga aho yankuye naho ingejeje. Iyo Mana yagize neza mu bwana, igira neza ndimo gukura, igira neza ndi mu mashuri, igira neza ndi mu kazi, na n'uyu munsi nkikarimo. Ibyo byose ni imirimo y'Imana. Iyo Mana yacu nishimwe. Ubwo nakomeza nkababwira n'igisigo. Nibyo ndikumva, ariko Imana kabisa urayitomora mu buzima bwawe bwose bwa buri munsi. Reka rero waravuze ngo tuvugire n'igisigo, watubwira n'igisigo cyiza ku buryo n'abantu bose bumva bakavuga ati kabisa uno mukobwa ku bisigo buri wese yamureba akajya kumushaka. Tubwire wenda kimwe muri byo. Nsiganure nsingiza Imana, mvuga ibigwi n'ibirindiro byayo kuko ari nziza. Abatayizi bayimbaze mbasobanurire, mbabwira ubutoni n'ubutore bwayo. Iyo Mana narayibonye, mbona imirimo n'ibitangaza byayo yo kabyara. Igira neza irarinda, ni Imana y'amaboko irakabyara. Iyo Mana irarinda, ikarinda mu kuvuka, ikarinda mu gukura, ikarinda mu mirimo itandukanye. No mu mashuri irahagera, yarahabaye turi mu mashuri, na n'uyu munsi ndayivuga. Yarahabaye irakomeye twarayibonye iradushyigikira. Ibibazo n'intambara bihagurutse, Imana irahaguruka irabicubya. Izina ryayo nirishimwe, Imana yacu irakarama. Ndavuga Imana y'imirimo, iyo Mana irakabyara. Ndavuga Imana ndayivuga nyisubire nongere nyivuga imyato, mvuga ibigwi n'ibirindiro byayo kuko ari nziza. Aho umwana w'umuntu atabaye, iyo Mana yarahabaye irakabyara. Yarahabaye ndayibona,
yarahabaye mu mirimo, yarahabaye no mu kazi, kugeza uyu munsi ndacyabona Imana. Imirimo yayo n'ibitangaza ndabiririmba, nzabiririmba. Izina ryayo niryubahwe, Imana yacu irakabyara. Korodina, Karame. biriya bintu urabizi pe, urabizi neza cyane uburyo umuntu wese yumva atangariye ibintu ukora, ariko se ibyo bintu wabitangiye ryari? Ibyo bintu urebye ni ibintu byanjemo nkiri umwana, ndi umunyeshuri, nabaga ndi mu makorari, tukagira n'amatsinda agenda avuga imivugo, nkajya mu marushanwa nk'abandi banyeshuri nkayatsinda, cyangwa se bakantoranya nk'uhagarariye ikigo nkajya mu marushanwa ngihagarariye ngiye muri biriya. Ikindi kandi nanone nigaga ibintu bijyanye n'indimi n'ubuvanganzo, nabyo hari ukuntu byagiye bimfasha kugira ngo mbashe kuba nabikora neza, kubera ko iyo ujya gukora ikintu nk'iki ngiki ugiye kuvuga umuvugo cyangwa igisigo, kigira ibice bitatu. Kigira igice cya mbere kibanza n'igice cya kabiri nyine cy'ibyo wavuze mu gice cya mbere, kugira ngo nyine ubivuge mu magambo menshi, n'igice cya nyuma ufata umwanzuro. Ni ukuvuga ngo ibyo bice bitatu, icyo amashuri yamfashije ni uko ibyo bice bitatu nabashije kujya mbikora neza. Ngenyuze amatsiko cyane kuri icyo kintu. Wavuze ngo wari ukiri umwana, ubwo wari umwana ufite nk'imyaka ingahe? Mpise ngira amatsiko menshi cyane. Umuntu w'umwana gukora ibintu nk'ibyo numvishe biba bitanoroshye. Wari ufite nk'imyaka ingahe? Urebye natangiye cyane kubishyira mu bikorwa niga mu wa mbere segonderi, nibwo natangiye kujya ntoranywa mu kigo, dukina n'amateatire by'abandi by'abanyeshuri, tuvuga imivugo, tugira gute. Niho nabitangiriye, ngenda mbikomeza kugeza uyu munsi numva ari ibintu byanjye, mbikunze kandi ni ibintu binyizanamo. Ntago mba nanditse, nanavuga n'ikintu ntanditse. Ibi byose mvuze nta hantu wabonye nsoma, ni ibintu bigenda binyizanamo. Hari akantu kanshimishe ngo wajya gutora, ntoranywa mu bandi, gutoranwa mu bandi bakajya mu bandi banyeshuri kugira ngo mbaserukire. Byari ubwo nk'igihembo yese wakuramo, urumva wajyaga gukora amarushanwa ukagenda ugakora ugahiga abandi, ndabyumva nyine wahigaga abandi. Ni nk'ikihe gihembo kinini wagize wabona kiremereye cyagushimishije, maze ugahita wumva koko ibyo bintu ntuzigere ubivamo, byo none uyu munsi wumva ugiye bihamye bishikamyemo? Ndabyibuka niga muri segonderi, nigaga mu wa kane. Icyo gihe naserukiye ikigo, njya ahantu ibyumba kuvuga imivugo, nza natsinze. Ikigo cyadufungiye impano zirimo utuntu dutandukanye tw'abanyeshuri, nyine harimo amakayi, amakaramu, utuntu tw'utubombo, ibintu nk'ibyo ngibyo bidakanganye cyane, ariko bikagaragara ko nyine naserukiye ikigo neza, bigashimisha n'ikigo nabaga nigaho. Wewe ikigo nicyo cyabahembye aho mwari busharwaga ubaye nk'uwa mbere? Ntabwo babahembye aho ngaho, naho baraduhembye, ariko navugaga icyo baduhembye mu kigo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe bari batugeneye amafaranga. Aho ngaho muri rusange hose nyine nari nabayemo uwa kabiri. Uwa mbere bamuhaye 200, uwa kabiri icyo gihe bampa 100. Ngeze no mu kigo nyine, kuko nari nagiserukiye neza, nyine bamfungira iyo mpano. Amafaranga ko yari menshi? Ayo mafaranga ari menshi nyine. Iyo uri umunyeshuri ukabona 100 bifashe mu ntoki, yabaga ari menshi cyane. Byabikoko ntiwabivamo? Ntago nabivamo. Ni byiza, ndanabikunze, biranezeza, nkumva ndishimye, nkumva nta kibazo. Korodina, nanjye uzanyigisha pe, natwe uzatwigisha. Ariko hari icyo nshaka kukubaza. Watubwira nko ku gihozo akantu gatoya, kugira ngo abantu natwe twongere turyoherwe. Wavuze ko n'ibihozo bigira, watubwira nk'akantu gatoya ku gihozo, kugira ngo natwe nanjye ngene mfite amatsiko y'ibihozo byawe, n'abandi bose batwumva bazumve abagize amatsiko ku bihozo byawe, kugira ngo n'ubutaha tuzabashe kubaganiriza kandi bafite ayo matsiko. Nko mu bukwe hari ukuntu baba bagiye gusohora umugeni, hari ukuntu nyine umubwira amagambo kugira ngo nyine umusohore neza, cyangwa se umurize kugira ngo umwumvishe nyine ko hari ahavuye hari n'ahandi agiye. Kambavugire nk'igihozo. Arasohotse Nyampinga, nguyu natambuke, ni mu mureba aragiye, none se kugiye ukaba udusize
twebwe udusigiye nde? dore usanze abahandi kandi twari tukigukunze. none se warezwe neza, none se mukobwa mwiza, ikibasumba cyacu twari tukigukunze. niwe wozaga amasahane, niwe wakuburaga mu rugo, niwe wozaga ibyansi, kandi nanone wabohaga imisambi. udusize hehe? kudusize ahangaha ukaba usanze abahandi, twebwe turaba abandi. twari tukigukunze, twari tukigukeneye, none disi uradusize. igendere nyampinga, ariko tuzahora tukwibuka, nawe ntuzatwibagirwe, kuko twari tukigukeneye mu buzima bwacu bwose bwa buri munsi. ariko nta kundi, n'abanyagosenge baragiye, n'abandi bose baragiye, none nawe nta kabuza uragiye, ariko twari tukigukeneye. igendere nyampinga, igendere warezwe neza. tuzi neza ko imico yawe utazayihindura, tuzi ko uzakomeza kuba umwiza. dore n'ubundi wari umukobwa mwiza, wumviraga ababyeyi, wumviraga imiryango. twese twari tukigukunze, ariko uragiye nyampinga. igendere warezwe neza, tuzahora tugusengera, tuzahora tukwibuka. ngaho genda ugiye iw'abandi, ariko ugenda umenya ubwenge, ariko ugenda ufate neza aho ugiye, ubabere umwana mwiza. bajye bahora bakurata, bavuge batuye yarezwe neza. igendere nyampinga, tuzahora tukwibuka. ako kantu ariko hari akantu ugiye kantangaje. uravuze ngo agiye iw'abandi iw'abandi cyangwa abari urebye nyine aba yari ari mu rugo iwabo aho yavutse, ariko agiye mu rugo atamenyereye. niko kuvuga iw'abandi nyine, ni uko aba atahamenyereye. uri iw'abandi ni hehe cyangwa aba ari iwe? ni iw'abandi kubera ko nyine aho agiye wenda namara kuhamenyera hazaba iwe, ariko kugeza uyu munsi nyine turimo kumusohora agiye, haba hatarabiwe neza kubera ko nyine aba atarahamenyera. ako kantu ngiye kajya Korodina, byari byiza, ariko ndagira ngo ugire icyo uganiriza nko ku bandi bantu bafite izo mpano, ndetse ugire n'ubutumwa uha abandi bavandimwe, abana batoya bashaka nabo kuzabona, kuko 100 ukiri umwana mutoya ni byinshi, nta muntu utakifuza kubibona. gira ubutumwa ubaha kuri icyo kintu. ubutumwa nabaha nuko nyine batagomba kwitinya, nimba kandi umva hari impano ikujemo, nta mpamvu yo kugira ngo uyipfukirane. yigaragaza ushyire ku mugaragaro, igenda ikura. impano igenda ikura uko iminsi igenda iza, uko ugenda nyine ugira ibindi bitekerezo, ugira ibindi bintu wiyunguramo, ugira abantu mugenda muhura nabo nyine muhuje impano, mukagenda muhana ibitekerezo, bagenda bagira icyo bakwigiraho nawe ukagira icyo ubigiraho, impano ikazamuka. murakoze cyane.